tubyite ko Rayon Sport ikomeje gutinya APR urumva niyo statement tuyikore ni gahunda yo kuvuga ngo byabarikaye ni gahunda yo kuvuga ngo tubigendemo gake gutangira dukina na APR twihuje muri ubu buryo banza mve match uza APR na Rayon suko ihubukira dore kintu gihari wibuke ko imbere mu gikoni kwa Rayon nta bintu bitetse neza urumva harimo ibya ntabwo biri guhira rimwe ntabwo biri guhira rimwe urabona hari ikinyarwanda cyiza iyo ikijumba kitahiye kiba cyapfubye nyine no mutura niko bakita niko bakita byitwa umujugwe n'ibiki oya uyishakira ahandi ikijumba kitahiye n'ubango harimo ikijumba kitahiye hakaba n'ibindi bimwe bisa naho byahiye mbere so n'ubango rakavuga ati rero niba iwacu hari ibyo tutaranahuza board ndetse n'urwego rwa association hari bitarahura n'abakinnyi bose ikitwa akanyenyeri kikaba tutaragisenkroniza buri muntu wese w'umureo atarakibonamo neza ikitwa cyo kuvuga ngo dufite abakinnyi twamaze kwemeza ko dufite 26 cyangwa dufite 25 naba ngaba bose 100% tutarababona ibyo bwacu tutaruzuza bimwe RGB yadusabye tutarakora iyo nteko nuvuga ngo hari ibyo tugisaba abasabye tutarakora iyo nteko nuvuga ngo hari ibyo tugisaba abareye hari bisaba abareyo kimwe mu bintu byatuma noneho naho twari tugejeje tujya kujya kuri urwego ruko dushyira ibyacu ku murongo nuko iyo kipe mukeba adukubise noneho byabomoka bigasubira a zero na cya kijumba cyari kigiye bari bonge bashyizeho ishashi n'iki kugira ngo kibone umwuka kize gushya noneho ngo gishobora kugira gute cyo gupfuba burundu so akavuga ati rero ako kantu niko kantu ko gashobora kuba katuma hari ibyo twari tugiye kugeraho mbere ko tuzataya na championnat ibyo turamutse dutsinzwe bitageraho niyo mpamvu bashaka ko iyo option APR ikinana mu makipe yandi uko havugamo ko na Esigari bashobora kuyishyiramo nuvuga ngo ariko Esigari bayizanamo kubera yuko Rayon yaba yabuze uri kumva nuvuga ngo Rayon igakina na polisi ndetse igakina na Azam APR igakina na polisi ndetse igakina na Azam ariko zubwazo hagati nizihure zigategereza ngo formation yabiteye ntabwo yabayuze Rayon Sport igomba kwitabira APR week ariko kigiye kuganirwaho niza izahura na APR cyangwa ntizahura nayo urumva uyu munsi kukubwira uyu munsi ubuyobozi barahura bw'impande zombi baganire ku buryo formation izabimeze kugira ngo uyu munsi vuga niba yemera gukina na APR cyangwa se niba yemera kwitabira ntikina na APR ntacyo bitwaye byose yabyemera agapira yakarekereyo nuvuga ngo Rayon Sport cyo yifuza nicyo kirakorwa ariko APR cyo yifuza nuko Rayon Sport iba iri muri tournoi ya APR week ariko rero Rayon Sport sinzi impamvu bari kubitekereza mu buryo buri negative gusa kandi iri rushanwa nabwo bakozemo neza batsinze APR uri gutekereza urwego batangiraho championnat bari ngo erega iyo bari kwira mu buryo negative gusa ariko no buryo buri positive baramutse bagiyemo bagakubita Iyazama bagakubita pada ina muzakuta APR barabanza bakareba abare bafite ubwoba bwo busa precision uratsindwa ariko tana muri yatsinze Arsenal nyine mvuko bimeze hari cyacitse derby nyine ibyo gitandukanya bari kurira mu buryo bubi gusa jebuka ko ubuyobozi buri kuviza ku bafana kandi bazi ko abafana iyo mukebe akenshi bakubise icyo uri kubashakamo bivuga ko ubuyobozi burashaka kwegera abafana ngo batangirane umwaka w'imikino kuki bareba gukubitwa barebe gukubita ubwo bareba nyine kumuzane bakareba ko ikipe yateguye n'indi ariko abaraye niba bakina baniba badakina uko bakina kose turabimenya byanga bikunda dufite mukeya umwuka mwiza uhari turi guhumeka umwuka mwiza utari mwinshi insigane twitonde cyane muri ibi bintu ariko hari abandi basaza bavuze ngo umupira ni mu kibuga ese murabizi ko izadutsinda ubundi kuki tutayitsindira twegwiye imikino ibiri tukayitsinda muri iyo APR tukayitsindira muri APR wiki yayo tukanditsira kuri Super Coupe nabyo birashoboka ariko sinadutsinze kuki tutabifata nk'ibisanzwe ko umuntu yatsindwa muri pre-season abo basaza barabavuga ati tuyikinnye twabona amafaranga kubera ko ari 30% y'ibyinjiye ku kibuga tuzahabwa hari miliyoni 2 amakipe azahabwe kwitegura iyi APR week bavuga ati ayo ni amafaranga kandi turakina muri Rayon Sport ubwo impande z'abasaza rero ubwonko burashyuha cyane bamwe bavuga ngo tuyikine abandi bavuga ngo ntituyikine bigeze ku mutozo aravuga ngo twakina on peut jouer nta kibazo reka dukine ubwo rero igihe hari ni kimwe hari igitekerezo cyaje APR yababwiye ati mwe mu bitekerezo twe gukina namwe nta kibazo turabifuza muri iyi tournoi mugakina na Azam mugakina na Police natwe tugakina hari option rero ihari igiye kuganirwa Ruvuyanga
muri iki cyumweru niyo ubusijya kuganirwaho baravuga ngo birashoboka ko Rayon Sport yakitabira APR week ariko ntikinemo na APR Amahirwe rero ni turuna y'amakipe ane ariko yayitabiriye ariko yayitabiriye ikazamo igakina na Azam agakino keza cyane gasukuye igakina na polisi ubundi kabarereka ikigendera ntihure na APR none subwo tubyite ko Rayon Sport ikomeje gutinya APR urumva niyo statement tuyikore ni gahunda yo kuvuga ngo byabarikaye ni gahunda yo kuvuga ngo tubigendemo gake gutangira dukina na APR twihuje muri ubu buryo wowe banza mve match uza APR na Rayon suko ihubukira dore kintu gihari wibuke ko imbere mu gikoni kwa Rayon nta bintu bitetse neza urumva harimo ibya ntabwo biri guhira rimwe ntabwo biri guhira rimwe urabona hari ikinyarwanda cyiza iyo ikijumba kitahiye kiba cyapfubye nyine n'umutura niko bakita niko bakita byitwa umujugwe n'ibiki oya uyishakira ahandi ikijumba kitahiye n'uvuga ngo harimo ikijumba kitahiye hakaba n'ibindi bimwe bisa naho byahiye mbere so n'uvuga ngo rekavuga ati rero niba iwacu hari ibyo tutaranahuza board ndetse n'urwego rwa association hari bitarahura n'abakinnyi bose icyitwa akanyenyeri kikaba tutaragisenkroniza buri muntu wese w'umureo atarakibonamo neza icyitwa cyo kuvuga ngo dufite abakinnyi twamaze kwemeza ko dufite 25 cyangwa dufite 25 naba kuba tumaze kugira abo bantu ndi kuvuga imibare yeje ariko mu gitondo sindashyiraho usinyo katari umuco ngewe nkunda ni ibintu twagakwiye no guhindura abanyarwanda twumva ntago ibyo bintu ari byo rwose ni ibintu twagakwiye no guhindura rwose ibintu byo kuvuga ngo nzaba nyigura stade ejo bundi Kongo na Kenya stade yuzuye buri cyumweru muri cyane na match ziremera zose reba nka match ya Rwanda na Kaizi heruka yego icyumweru bibiri imbere match stade match uyizi gurita icyakirika ibaze umuntu uri kukubwira ngo Yanga Africans ubundi twayirebaga kuri televiziyo twese twahuriraga ahantu hagiye hatandukanye turebera match zo muri Tanzania twayireberaga kuri televiziyo gusa tugize amahirwe yo kubona abanyamakuru turi excited turashaka kureba Yanga ikipe iremereye muri East Africa umufana byakagombye kuba byikubye kabiri Yanga Africans wowe itike ziri muri system ari kukubwira ngo ura kwebana ngo nzaba ntabwo bireba buriyega ntabwo bireba nimugahamagara bareyo gusa ntabwo bireba bareyo gusa abakunzi umupira wese wiyita ko akunda umupira muri iki gihugu niba udakunda rero ujya kureba Yanga ujya wumva bajya uko ujya kureba kuri televiziyo ujya kureba Yanga birababaje ngenda gerageza amahirwe kureba Yanga kenshi birababaje ko utazareba Yanga ukicara ahantu ku buri asomisiyo ukanywa kamwe kandi utarebye Yanga ikina agapira ka Toto football iragapasanya umupira mwiza pe tuyibonera ikina na American Nyamirambo ikina umupira mwiza biragoranye kubona aha ibintu byo gusubiza barenyo kubona Pakome Zuzwa twashaka no kubwira abantu niyo match ya mbere Yanga igiye gukina muri uno mwaka w'imikino no kuvuga ngo n'ubwa mbere nabwo bagiye kubona abakinyi babo n'abanyatanzania bari excited yo kubabona turi no gushaka uburyo abanyatanzania bazawureba ariko biragoye kubona umuntu wo muri VIP Skybox kubaza ku munsi wa nyuma ngo itike ndayikora ko zashize urihe ko twamaze ibyimweru 2 ku munsi nyiriza abantu bazatwandikira bavuga ngo nta muntu yakora itike ubu umuntu ngiye nawe ujya musubiza kandi itike ntabwo yandikiye umunsi wa match itike surunyanya cyangwa urutoryi ngororabora itike yigure na message ushaka kwishyira kuri email cyangwa uyiprinting niba uvuga ko bashaka kukwiba urumva atari ibintu byoroshye nuvuga ngo ubu ni bwo buryo bwiza ibintu byo kuzaba tugora ati mugaragu nta gatikene yaki ugasanga wenda rimwe na rimwe ugomba kugura 5 uyiguze 20 nibyo ngiye kuvuga nanjye ugasanga uragura uhenzwe uhangayike ubura amahoro kandi waramenyeshejwe ko itike ihari hakiri kare yegura kakanya buriya twagiragamo igice gitoya cy'aba VIP kitwa VVIP na Skybox cy'abantu 1000 gusa ubu twakreye nicyo bitarigira iyo tuzita standard seat iri ahantu heza twashyize ku 15 buriya nayo no kugira ngo abantu baba VIP basi n'uwavuga ati simbona 30 bya VIP basi 15 yumve ko nawe yicaye comfortable kandi cyane areba match neza n'uwijana wa VIP azaza umuntu ntabyo kuvuga ngo natangura intebe yawe izabiriho seat number niko ku mahoro bimeze nta gutangura intebe na Skybox no bitatu
by'umureyo utari kubitanga na Stade Amahoro bitanu imeze nk'indege. Indege ntawe utangura. Aho waguze niwo wicara. utagura ubwa Siri bye. Murakoze ubwo abantu Turabashimiye cyane. baze barebe iyi ndirimbo ariko ubwo abantu b'ingoma nyine muzirikane ko bigira Imana aramanutse. Hamanutse Mohamed Cherisheri wa Rayon. Hamanutse Drissa Kuyate. Hamanutse babaye benshi. Jesus yamanutse. Yes, mugiye kumureba. Ariko ubwo amakuru meza yandi basigiye sinzi namwe arimo yafite muri Izandani. Ikipe ya Rayon Sport ibiganiro byayo n'abanyasenegal byagenze neza. Ibyo niyo tugiye kujyaho. Or later vuba cyane biraza kuba bihari ariko n'imyambaro ya Rayon Sport yageze mu Rwanda. Ubu turi gufata amafoto meza arimo Wasiri n'abandi kugira ngo tuyibereke vuba uyu wa gatanu muraza kwa muyigura. Bye wirirwe. Bye ruvuyanga rero. Claude hari icyo bashaka kurenzaho? ndashaka gushimira buriya ntukagenda ahantu utashimiye kandi bakora ibyiza. ndashaka gushimira RBA kuba mwafashe ya mbere mukadutumira kugira tubanze kubwira abanyarwanda kandi nuko mugera kuri benshi mugiye mukomeza kuno mukorera amakipe yose mukorera urugaga rwa sport kuko sport turabakeneye. Sport dukeneye ibyiza ntabwo dukeneye gusaba bakasi ibintu dushaka n'abavuga ibyiza. Tugashimira n'abantu bose bari muri sport kuva muri ministeri ya sport kujya muri Ferwafa n'abandi bafite bahura na sport n'abafatanyabikorwa n'abikorera. Ni muze ntaga football ari wa mupira cyabya ibintu byatawe. Football nawe ni inzira y'amahoro ni inzira yo gukunda igihugu. Muze dufatanye kubaka sport. Asante. Murakoze cyane rero Claude Mushimire avuye muri Rayon Sport ndetse na Wasiri tuganire neza cyane. Hanyuma Iberi n'ubundi reka tukomereze muri Rayon Sport. Wasiri yaraturanshije reka bwo nanjye nkuranse abanyasenegali bamaze igihe batari mu ikipe ya Rayon Sport. Benshi bamufana ba Rayon Sport bibaza bati se Youssou Diagne bite Forunganye yaravunitse se bitebye Omar Nyinge bitebye sinzi niba uruhere kuri umwe kuri umwe. Yego yuvuze abanyasenegali nkuko bivuze na abanyasenegali batatu ubundi bari bane ariko Kadi Mundiaye we yamaze gutandukana ni ikipe cyane ko yasoje saison yarahagaritswe. Abo batatu rero ni Omar Nyingi, Youssou Diagne na Forunganye nkuko Ruvuyanga yarabivuze. Buriya Ruvuyanga Omar Nyingi ku bantu batabikurikiye neza Omar Nyingi niwe munyasenegali watanze bagenzi be mu Rwanda niwe waguzwe mbere y'abandi bose burya ubwo ndavuga mbere ya Forunganye ndetse na Youssou Diagne. Omar Nyingi kandi buriya niwe munyasenegali wahenze Rayon Sport ariko niwe mukinnyi wari wahenze Rayon Sport muri Mercato iheruka kuko bamuguze miliyoni zigera muri 30 bamuhemba 1500 cy'amadolari. Birumvikana ko bimwe mu bakinnyi bahembwaga amafaranga menshi muri Rayon Sport. Ubwo rero impamvu yo gwenda kwe urabizi ko sezo yasohotsemo we na Arion Suwane muri ya 11 beza imbere mu gihugu. Iyo diwo niyo yari iri muri axe muri 11 beza bura mwaka mbere uko wo wari basorejemo bakahita baza mu Rwanda cyane ko Rayon Sport nifuzaga kubaza na bombi Arion Suwane na Omar Nyingi ari babiri ngo nyine nkuko batowe nubwo batakira muri club imwe nkuko bari beza muri kwa kundi bavuga 11 beza ba sezo nuvuga ngo Nyingi ndetse na Arion Suwane nibo bari beza mu mutima wa defense. Niyo mpamvu rero Nyingi yahenze ikipe ya Rayon Sport kuko yari umukino avuga kuri top ndetse uri no kuri radar ya ma equipe cyane. Bura Omar Nyingi rero Rayon Sport imaze kubura Arion Suwane bifuza kubaza na bombi aje muri Senegal yabarangiye Youssou Diagne arabwira ati Youssou Diagne nawe ni umudefenseur mwiza muremure uri calme ariko burabaza na Diagne yari show ya kabiri kuko show yabo ya mbere yari Arion Suwane wagiye mu ikipe ya APR cyane ko nyine yamubatanze birangira bizaniye Youssou Diagne bamuvana mu gihugu cya Maroc murabyibuka ariko bamuzana basa naho bashidikanya ku bushobozi bwe bumva ko nyine atari hejuru nkuko bifuzaga Nyingi ndetse na Suwane. Hageze arakina murabyibuka ko mu mikino ya mbere rwose yanakinaga Youssou Diagne tanabanzamo kuko babanzagamo Omar Nyingi ndetse na Aimable ariko nyuma yaho baza kubona ko Diagne ari umukinnyi udasanzwe urebye uburyo yakinaga ari calme ari pose discipline byose biza gutuma rero afata umwanya. Hanyuma ariko ngira ngo story yabo yaje kuryoha neza cyane hagati ya Rayon Sport n'abanyasenegal ubwo basuzaga sezo. Rayon Sport yahuye n'ibibazo bidasanzwe mu gusoza sezo cyane cyane nyine bijyanye n'uburyo amakipe menshi bayifuza igikombe ko ruzari nyinshi bakinnyi benshi bahamagarwa. Mwarabyumvishe na Sefu abivuga ko nawe yahamagawe ubwe ariko bura mu bintu byatumye yongera amasezerano Sefu nukuba yarabahakaniye ubunyangamugayo bwa Sefu loyalty yarabati rwose ibyo bintu simbigenderamo. Aba banyasenegali nabo uko ari babiri Omar Nyingi na Youssou Diagne kuko aribo bakinaga n'ubundi mu gugarizi basoza sezo. Aimable yarahagaritswe takibarizwa mu myitozo urumva bakabanga babashyiramo bakabona ibintu ntabwo bigenda neza bafata umwanzuro kubakinisha. Amakipe abibonye rero iyo bajya gukina na Rayon Sport bagashaka kubacaho bakavuga ati nibo bakina mu bugarizi twabanyuzeho tukagira ibyo tubabwira. Bana abanyasenegali baravuga bati ibintu bwa mbere tubibonye kugeza ubwo bani bigarura n'ubuyobozi bwa Rayon Sport
bakabereka bati abantu baduhamagaye nabo bari kutubwira ati tubigenza gutya ariko ntibishoboka ubona ko nyine bashaka gutwara igikombe mu by'ukuri bakanaba n'inyangamugayo ibintu byatumye nyine basa naho baguze inzira kuri Rayon Sport cyangwa se bagiye kubana neza ubonye n'umukino wa nyuma bakinnye umukino wa nyuma Rayon Sport yatakaje igikombe w'Ubugesera uburyo Sudiyanye ashwanye cyane n'ubwa mbere abantu bari babonye ashwana kuriya ashwana cyane n'umusifuzi wasifuraga umukino icyo gihe bigaragaza uburyo yarababajwe nuko igikombe basa naho bagitakaje kandi barakoze ibishoboka byose kugira ngo igikombe bazagitware ababahamagaye ibyo bagiye bavuga byose ariko birangiye igikombe bagitakaje birababaza cyane ubwo rero ngira ngo muri Rayon Sport barahabamo ikintu cyo gutegera abakinnyi igihe shampiyona irangiye cyane cyane abanyamahanga bura muri si bose ariko bura biteganya na ko n'ibyo wavuganye na Rayon Sport n'ibyo wavuganye na Rayon Sport abo banyasenegal rero mu byo bavuganye harimo ko igihe shampiyona irangiye bagomba guhabwa amafaranga y'itike abasubiza iwabo ariko bijyanye n'ibibazo Rayon Sport yasozanyije sezo cyane cyane by'ubukungu amafaranga ntiyabibonera igihe kimwe cya mbere kirarangira nta tike cya kabiri kikubitamo urumva ko umuntu wamaze gukora budget yuko wenda ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu aba yagiye akagenda ku itariki 15 urumva ko biba byamugoye cyane bijyanye no kwishyura inzu bijyanye n'ibyo kurya bibagoye cyane kugeza ubwo banagiye bubona ko barakaye mu by'ukuri ariko nyine baravuga bati Rayon Sport ntabwo twabanye nabi isa n'isa twagaruka tukayikinira ariko Rayon Sport yaricaye irareba Ruvuyanga ibona umushahara Omar Nyingi ahembwa kandi urabizi ko bafite gahunda yo kugabanya payroll yahembwaga ngahe yahembwaga 500,000 cy'amadolari urumva bigufata muri miliyoni 2 ariko mwarabyumvishe ko president ubwo yabyivugiye ko bagomba kugabanya payroll ikava kuri miliyoni 48 byibiri gafata muri 35 n'eshanu n'esheshatu ibyo rero byo kugabanya payroll bagomba no kugabanya nyine abo